Yesu ashimwe nshuti zanjye bene data, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Apotre Umuhozaline ku Mpuhwe z'Imana TV. Uri uw'agaciro, uri uw'umumaro, uri inshuti y'ibihe byose kubwo kudukurikira kuri izi Mpuhwe z'Imana TV. Nkuzaniye amakuru meza. Haleluya, nkuzaniye amakuru meza. Icya mbere nari ngukumbuye cyane, ariko nkuzaniye amakuru meza. Nukuri kw'Imana ishobora byose, Imana yo mu ijuru, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yahanitse iki kirere, nta nkingi ishyizemo, nta gukorwa n'isoni kuri ku buzima bwawe. Haleluya, nta gukorwa n'isoni kuri ku buzima bwawe. Hari ibihe tunyuramo cyangwa tugeramo tukabona ibintu bimeze nko gukorwa n'isoni. Mana ishimwe we, biratwegereye, ariko Uwiteka akitamurura agatanga ingabo nyinshi ku buzima bwawe. Za soni zendaga kugukora zikaba zitakigukoze. Imana ishimwe. Burya inshuro nyinshi, Mana ishimwe we, inshuro nyinshi Imana ikunda kuvugana natwe ikakubwira ngo umva mwana wanjye, uko mvugana nawe nkurinze gukorwa n'isoni. Burya ujye umenya ngo nibikubwiye iryo jambo, ibisa nk'ibiteye isoni biba birimo bikurya isataburenge. Ariko amakuru nkuzaniye, haleluya, Imana ishimwe, ntabwo uzakorwa n'isoni. Comoka, isoni zikuvuyeho, Imana iguhanaguyeho isoni ipfunwe wari ufite ipfunwe, wumvaga udashaka no kugera aho abantu bari, wumvaga utagishaka no guhura na bagenzi bawe. Hari inshuti zawe mwasangiraga kofi, mwahuraga mukaganira, uyu munsi ntago biri gukunda. Kubera iki? Hari ibiteye isoni bikwegereye. Ariko amakuru nkuzaniye ni uko Imana yo mu ijuru igukuyeho ibiteye isoni. Imana ishobora byose igukuyeho ibiteye isoni. Ntago mbizi ibiguteye isoni ibyo ari byo, ibyashakaga gukorwa n'isoni sinzi ibyo ari byo, ubizi cyane kundusha. Ariko amakuru nkuzaniye ni uko Imana Data wa twese, haleluya, ivuganye nawe aya masaha ngo ntuzakorwa n'isoni. Haleluya, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ndakurahi, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ntabwo isoni zizagukora. Mana ishimwe. Ese mwagize ngo ibiteye isoni ntibiba biharira? Biba bihari, turabizi, tujya tubibona, tujya twakira ibyo byifuzo. Imana ishimwe. Umukobwa akagira gutya agakundana n'umuhungu, ariko Mana we, mwamara gukundana ukamujyana n'iwanyu ukamupresenta, mugapanga ubukwe, bugeze kuri finale umuhungu agakuraho telefone. Wumvishije izo atari isoni ziteye ubwoba? Imana ishimwe cyane. Ariko amakuru nkuzaniye bwapfuye cya gihe, uyu munsi ntago buri bupfe mu izina rya Yesu. Haleluya. Warariganyijwe cya gihe ukorwa n'isoni, ariko uyu munsi ntago Imana iri bubyemere.
mu izina rya Yesu Kristo ntabwo uri bukorwe n'isoni. Ni ukuri ndi imbere y'Imana ishobora byose, ntabwo uri bukorwe n'isoni. Wowe ujye kuri maviyoloji gusa. Haleluya. Usenga Imana, wongere usenge, uyinginge, uyegere. Reka nkubwire, erega Imana yacu irakora, erega Imana yacu ifite imbaraga. Ikintu kitwica mu buzima bwacu ni ukutizera. Haleluya. Usanga Imana iguha korogate yo kuburashinga mu gitondo. Amen. Ukumva ngo nakantu gato gacitse byari ngombwa ko kaboneka, kandi hari n'abayibura. Ukumva iyo Mana yakoze icyo ntabwo ishoboye kuguha imodoka. Ukumva Imana yakoze icyo ntishoboye kuguha inzu. Ukumva Imana yakoze icyo ntishoboye kugukorera ubukwe. Ukumva Imana yakoze icyo nta kindi kintu ishoboye. Oya, yitwa ishobora byose. Ni Imana ishobora byose. Ni Imana ihera mu itangiriro ikagera mu iherezo. Imana ishimwe. Ubundi Imana ijya kukurema ntawe yabanje kubaza ngo yabikoze nk'uko bishaka kuko yari yabigambiriye. Imana ishimwe. Banza wisobanukirwe umenye uri we, ntabwo uri bukorwe n'isoni. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ntabwo uri bukorwe n'isoni, kubera ko Imana yawe ikubereye maso, kubera ko Imana yawe igukunda. Urwo rubanza ntabwo ruri bugutsinde, ibyo bintu byawe ntabwo biri bugende mu izina rya Yesu. Ntaho bijya, kubera ko mu ijuru hari Imana. Warariganijwe umuzima mubi agutekaho umutwe, ubikora ubikunze, umugirira icyizere, arangije araguhinduka. Ariko humura, ntabwo uri bukorwe n'isoni, kubera ko ibyo wakoze wabikoze ufite umutima w'urukundo, wabikoze ufite ubumuntu, wabikoze ubishaka kandi ubikunze. Niyo mpamvu Imana igiye kwitamurura ikamanuka, ntiyemere gukorwa n'isoni. Ntabwo uri bukorwe n'isoni. N'ukuri ntabwo uri bukorwe n'isoni. Muri ako kazi ntabwo uri bukorwe n'isoni. Muri ubwo burwayi ntabwo uri bukorwe n'isoni. Wapi? Ntabwo Imana iri bubyemere. Wapi? Ntabwo Imana ibyemera. Ntabwo ibyemera. Oya, twagiye tubona Imana ihagararana natwe, ibiteye isoni byatwegereye, byadusatiriye, ariko Uwiteka akitamurura agatambukana natwe, kubera ko ari Imana yo kwizerwa, kubera ko ari Imana yo kwiringirwa. Yizere, uyigirire icyizere. Wisa nkaho Imana y'amahoro urimo uyishyira nko ku munzani. Oya, niba ari ukwizera, senga wizeye yuko Imana ishobora byose ifite imbaraga zo kugutabara. Ngewe mu buzima bwanjye ntabwo ndabona Imana ikoze isoni. Oya, uyizeye, uyisenga, uyubaha, ukiranuka ku gato no ku kanini, sinigeze mbona umuntu Imana ikoze isoni ayubaha kandi ayizera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ni nziza, Imana ni urukundo. Inshuro nyinshi ikintu gituma Imana itagaragara mu byo tuyikeneyeho cyangwa mu byo tuyishakaho, dukora utuntu kavuga ngo urugero, iyi mushwari niyo mfite yonyine. Yesu ashimwe cyane. Ukavuga ngo ubwo ariyo mfite yonyine kandi ariyo nkoresha mu kigomba gukora, niyo mfite gusa, kandi simfite amafaranga yo kugura indi, ariko ndareba nkabona irashaje. So Mana, wampaye indi mushwari, ukayifata ugasa nkaho usabye Imana indi, ukayifata ukayishyira hano nko guteganya, ukavuga ati aha ntaza kuyita muri puberi, Imana ntimpindi, ahubwo reka gishyire hano hafi, n'impindi it's okay, nitayima ndaba nifashishije iyi ngiyi. Yesu ashimwe. Aho ngaho rero ntabwo uba wagize kwizera.
Yesu ashimwe cyane. Ntabwo uba wagize kwizera, kuko iyi Mana twizeye, iyi Mana ibana natwe, iyi Mana yaduhamagaye, iyi Mana igendana natwe, ikorana natwe. Ndakubwiye ngo niyo kwizerwa, ntabwo ari Imana ikoze isoni, ni Imana itabara, ni Imana yitamurura, ni Imana yihesha icyubahiro. Ibintu byinshi byo ku buzima bwanjye bikunda kumbera isomo, bikunda kumviramo isomo. Nigeze kubabwira aka kantu, nigeze kurwaza umukobwa wanjye wa gatatu. Yesu ashimwe cyane. Ararwara cyane, araremba ariko araremba. Tuvuge ngo amen. Araremba hahandi wabonaga ko arembye. Ariko njyewe nkavuga ngo Imana iyo igiye kumpa umwana, impa n'isezerano ry'umwana impaye. Yesu ashimwe cyane. Nkavuga ngo ni gute uyu mwana ko Imana yamuvuzeho, ni gute uyu mwana ashobora gupfa kandi hari ikintu Imana yavuze kuri uyu mwana? Yesu ashimwe cyane. Si uko ibiduhiga bidahari, biba bihari, ariko Imana ikagenda ku isezerano ryayo, Imana ikagenda ku cyo yakuvuzeho. Yesu ashimwe cyane. Noneho tumujyana mu bitaro ameze nabi. Rimwe Imana iguha inshuti igukomeza, Imana iguha inshuti nziza, Imana iguha inshuti itazagutererana, Imana iguha inshuti ibana nawe mu byago no mu makuba. Haleluya! Oh haleluya! Hari umuririmbyi ujya unezeza uvuga ngo nabonye umukunzi mwiza. Imana iguha umukunzi mwiza, Imana iguha inshuti nziza, Imana ikwiteho. Ngo yankunze ntamuzi, ngo yafatishije ukuboko ari rwo rukundo rwe. Haleluya! Imana yacu ishimwe, Imana yacu himbazwe, Imana yacu ihabwe icyubahiro, Imana yacu niyo kwizerwa. Wa mwana hari umuntu witwaga ko ari inshuti yanjye, ariko ntago numvise ko ari inshuti yanjye kubera amagambo yambwiye. Yesu ashimwe cyane. Muzana nk'umuntu uje kunsura, araza ageze kwa muganga, areba umwana, arambwira ati wowe atuzi ko uyu mwana wawe atari bubeho. Oh my God! Ibaze umuntu aje kugusura, ni inshuti yawe, wumva ko ari inshuti yawe, arambwira ngo uyu mwana ntago ari bubeho, uyu mwana arapfa, n'ukuri arapfa, tangira witegure ko uyu mwana ari bupfe. Oh, arabimbwira. Mu by'ukuri ntago nagaragaje ko nshitse intege, mu mutima wanjye naravuze ngo rata Mana yanjye. Haleluya! Ntago uzamwara, niryo jambo nakuzaniye. Oh, mbwira Imana ngo uri Imana itandukanye n'abantu, mu bihe, mu byago, mu makuba, uri Imana itandukanye n'abantu. Ndabizi neza kutari bunkoze isoni. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire, umwana icyo gihe ari umwana uri mu myaka hagati y'8 n'9, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ubu ni umugore arubatse, afite umwana, yarakize. Imana idakoze isoni niyo nje kukubwira aya masaha. Imana idakoze isoni niyo ivuganye nawe uyu mwanya iciye muri nge. Ntago uri bukorwe n'isoni. Nukuri birashoboka kubona ko byakomeye, birashoboka kubona ko bigutugarije, birashoboka kubona ko byanze, birashoboka washyushya umutwe, washyushya ubwonko, rashita la monedrayi, uri kubona nta nzira n'imwe, ariko Data wa twese avuganye nawe. Ntabwo uri bukorwe n'isoni, mu izina rya Yesu. Nta soni ziri bugukore, ntazo, nukuri ntazo, nta soni ziri bugukore. Reka nkubwire, utaza kuvuga ngo ariko se mushumba aya magambo arayakura hehe? Dufite Bibiliya, ubuhanuzi butavangiye. Yesu ashimwe cyane. Reka dusangire amagambo y'Imana ari muri Yesaya. Oh haleluya! Yesaya igice cya 50 umurongo waho wa 7.
umurongo waho wa 7 haravuga ngo iki, ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'aho urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Amina. Yo, ndikumva nezerewe. Wabyumvise? Ngo kuko umwami Imana lilabonetalawi, ayiwe ndafashijwe, ndumva afashijwe n'ijambo ry'Imana. Mana ishimwe. Ngo biringiye abantu barabahemukira, ariko Imana y'amahoro ntabwo igihemuka, ntabwo igikoze isoni. We iyo musezeranye irasohoza, iyo ivuganye nawe ndiyo ni ndiyo. Amina. Itandukanye n'abantu. Imana ishimwe. Kuko umwami Imana, ariko ndanezerewe Mana, ndumva nezerewe. Kuko umwami Imana, oh my God, kuko ari umwami Imana, ariko ndikumva ashaka kutinda hano hantu cyane. Haleluya, haleluya. Kuko umwami Imana izantabara, ngo nicyo gituma ntamwara. Oh my God, Yesu ashimwe cyane. Ni umwami. Ayiwe, reka nkubwire, wambabariye birahindutse. Mbabarira, ndakwinginze please, mbabarira nukuri. Kura amaso ku bantu. Haleluya. Kura amaso ku mwana w'umuntu, kura amaso ku muntu. Umuntu aragusezeranya akaguhinduka, ukibaza se uyu ni wa wundi twari kumwe, uyu ni wa wundi twavuganye, uyu ni wa wundi twicaranye, uyu ni wa ayiwe Mana data wa twese. Mbabarira, ukura amaso ku mwana w'umuntu, amaso yahanga Imana yonyine. Kuko iri jambo Imana yari mbese iri jambo ryahumetswe n'Imana ibizi ko abantu bahinduka. Iba yaravuze ngo kuko anko azagutabara. Lele emone talabin. Kuko anko wawe w'umuminista cyangwa depite cyangwa koroneri cyangwa umuntu uri hejuru, umutunzi, umunyamafaranga azagutabara. Ariko Imana yarabaremye, irabazi. Haleluya. Izi migendere yabo, izi myicarire yabo, izi mikorere yabo, izi ko umuntu yaremye ari umuntu uhinduka isaha ku isaha. Ntabwo yigeze yitwaza abo bandi ngo abari bo igira ibyishingikirizo, ahubwo ijambo riratubwiye ngo kuko umwami Imana izantabara. Ariko Imana igutabare, utabarwe n'Imana. Kuko Imana iyo igutabaye iraguhukanyurwa, ntabwo inusura. Mana ndumva fashijwe, ndumva nezerewe. Imana yigutabaye ntabwo inusura ngo iguhe ubuntu bw'amafuti. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo iguhaye iraguha, kuko n'umunyarwanda, Mana abanyarwanda igibaho umugisha, yaciye umugani ngo iyo muguzi iraguhenda, ngo iraguha ntimugura, iraguha ntimugura. Kuko iyo uguze nayo urahendwa. Bwana Yesu asifiwe. Imana igutabare, Imana ikurengere, Imana ikugirire neza. Ariko hari abantu baba baratabawe n'Imana, abantu barabaretse. Ariko hari umuntu waba aragusezeranyije akakwizeza ibitangaza, warangiza ukabona araguhindutse. Reka mbabwire, nimba hari abantu babaho muri iyi si Imana yatuzaniye, yadushyiriyeho abarimu b'abantu bo kutwigisha. Umuntu arakwigisha akakubera mwarimu neza, utafata ingwa neza ngo ukurikirane iryo somo, ushobora no gupfa wishwe n'umutima. Tuvuge ngo amina, haleluya. None ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko umwami Imana yacu izantabara, ngo nicyo gituma ntamwara. Ntabwo uri bumware, nshuti yanjye, ni ukuri ntabwo uri bumware. Kerekane wishingikiriza abantu bo barakumwaza, ariko Imana yo ntabwo uri bwemere kumwara.
reka nkubwire, umugabo washatse ashobora gutuma umwara, umugore washatse ashobora gutuma umwara, abo muvukana bashobora gutuma umwara, ba ankuba bashobora gutuma umwara, uwo wagiriye neza ashobora gutuma umwara, ariko Imana isumba byose ntabwo ijya yemera ko tumwara. Iyo wabanye nayo, iyo wagendanye nayo, iyo wavuganye nayo, hari korasi imwe inezeza ivuga ngo iyo umuntu yubashye Imana baragendana, gupangana nayo gahunda ntibigira uko bisa. we ndafashijwe, haleluya. reka nkubwire, uko biri kose umbabarire, tugendane, ufashwe, haleluya. kuko nudafashwa, gufashwa kwawe niho uri bukure umugabane wawe. Imana ishimwe kubw'ijambo ry'Imana. ariko nutanafashwa, njyewe uwo mugabane ndawutwara, kuko nubwo ndi kubwiriza ariko namajeje gufashwa cyane. tuvuge ngo amen, haleluya. njyewe nafashijwe, ndumva ndi gufashwa cyane, kubera yuko abantu ndabazi, nize amasomo y'abantu, ndangije niga n'amasomo y'Imana. tuvuge ngo amen, haleluya. iyo umuntu yubashye Imana baragendana, iyo upanganye nayo gahunda ntibigira uko bisa, ntacyo ushobora kubigereranya nacyo. Imana ishimwe. umuntu ukwereka ko agukunze, akagusekera, akamva Mana we, mbega ibintu njya mpura nabyo sindabibona, mu munota umwe akaguhinduka. kera byajyaga bibindusha cyane, nkumva ndapfuye, nkumva mvuyeho, ariko Imana yampaye imbaraga, haleluya. Imana imaze kumpa imbaraga, Imana imaze kubana nanjye. Yesu ashimwe cyane, haleluya, haleluya. kuko umwami Imana izantabara, ngo nicyo gituma ntamwara, ngo nicyo gituma nzagira mu maso hakomeye, kuko nzi neza yuko ntazakorwa n'isoni. ntago nzakorwa n'isoni, ni ukuri, ntabwo isoni zizagukora. kandi umwami Imana ari buje kugutabara, umwami Imana ari uje guhagararana nawe, umwami Imana ni uje kubana nawe muri icyo kibazo, umwami Imana ni uje gutambukana nawe muri icyo kibazo, umwami Imana ni uje kuvugana nawe muri icyo kibazo. nshuti yanjye, aho uri hose, aho uherereye hose, mu isi yose, reka nkubwire, nta kintu kijya kinanira Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Imana irashoboye, Imana ifite imbaraga, twarayibonye. njyewe uri kwivuga narayibonye, si rimwe si kabiri, mbonye Imana. iringira Imana, ushaka Imana, wegerane n'Imana, wumve Imana, uryoherwe n'Imana, ubuntu bw'Imana bukubemo, haleluya, haleluya. iyo ubuntu bw'Imana bwamaze kukwinjiramo, bukinjira mu mitsi no mu misokoro yawe, nta kintu na kimwe gishobora kukubabaza. Yesu ashimwe cyane. nubwo wahura n'abakurwanya, nubwo wahura n'abakuvuga, nubwo wahura n'abaguca intege, nta kintu ushobora kuba, kuko ubuntu bw'Imana buteretse muri wowe, ijambo ry'Imana riteretse muri wowe. Imana, we n'Imana mwamaze kuba umwe, mwamaze kuba umwe. niyo mpamvu utari bukorwe n'isoni. nzi neza yuko ntazakorwa n'isoni, kubera yuko umwami Imana ari uje kugutabara, ni uje guhagarana nawe muri urwo rukiko, ni uje guhagarana nawe muri izo ntambara z'urugo rwawe, ni uje guhagarana nawe muri ubwo bugumba. Imana yaremeye izibinda yawe, ariko kwari kugira ngo igucundemo amavuta uzasiga afite umwera mu gihe nk'iki. iyo wubashye Imana muragendana, reka kunyeganyezwa n'iminsi, haleluya. reka kunyeganyezwa n'iminsi, reka kunyeganyezwa n'ikigeragezo. komera, shikama. nkunda kuririmba, hari akandi karimbo kavuga ngo komera, shikama kandi wihangane,
ugusenga kwawe Imana irakuzi, dore marayika azanye imbaraga mwagufashe mu rugendo. Haleluya, haleluya, haleluya. Marayika muri kumwe n'ukuri. Yo, nigeze kubigisha ku ijambo rivuga ku masiganwa. Ayiwe data we, nigeze kubigisha ku ijambo rivuga ku masiganwa. Ndakubaza ngo wambaye kangahe mu masiganwa urimo? Mbabwira ukuntu iyo turi mu masiganwa y'urugendo tuba dufite ambulance, amina, zishinzwe kudufasha tunaniwe, ducitse intege, amina, dufite uburinzi. Imana ishimwe. None n'umuri byavuze ngo komera ushikame kandi wihangane. Gusenga kwawe Imana irakuzi, dore marayika akuzaniye inkunga y'imbaraga kugira ngo utambuke, kugira ngo ugere aho ugomba kugera. Ndangije mvugana nawe ngo ntago uri bukorwe n'isoni. Nukuri ntago uri bukorwe n'isoni. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ntago iri bukwemerere gukorwa n'isoni. Iritamurura, irakwiyereka mu kazi kawe, mu byo ukora, aho uri mu kazi, intambara, uburwayi, urugo, abana, le potiki la bonedrayi, ubushomeri. Nta kintu na kimwe Imana yawe itari bugukorere mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, umaze iminsi uriganywa, uriganywa umugisha wawe, ariko Uwiteka ntago ari bwongere kwemera kwinshura uriganywa. Ibyawe bikugezeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagushimiye Mwami Imana ishobora byose. Gushimiye kuri Imana idakoze isoni. Gushimiye kuri Imana ijya yitamurika turwanirira. Gushimiye kuri Imana uzadutabara, turabizi. Hari amajoro yakeye twari tuzi ko atazajya, hari iminsi yije twari tuzi ko itazira. Mana ushimwe, tubihaye agaciro, tubihaye uburemere. Nsengeye buri muntu wese unkurikiye ku Mpuhwe z'Imana TV wumva ko butari bwire mu izina rya Yesu, ntago ari bukorwe n'isoni. Wumva ko butari buce mu izina rya Yesu, buracya, ntago ari bukorwe n'isoni. Imana isumba byose, Imana y'imbaraga, muntu wese uri bukurikire, muntu wese uri bwumvira ijambo, Mana ye gusigara uko yarari, uhindura ubuzima bwe, uhindura amateka ye, umuteteshe, umuhoza amarira, umusetse mu izina rya Yesu, umurwanirire, utambukane nawe, ugendane nawe. Ndagushimye Papa, ndagushimye. Nzi ko wumva kandi nzi ko ushoboye kandi nzi ko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mbisabye nizeye. Amen.